Ni ikiganiro Kayumba Nyamwasa yagiranye n'igitangazamakuru cyo muri Afurika y'Epfo, aho uyu mugabo wari generali mu ngabo z'u Rwanda yongeye kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda nk'ibisanzwe, akavuga ku bitero bitandukanye bya Fdrl na RNC yashinze yagiye igaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. Twese cyane rero reka tugaruke kuri ikiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cyo muri Afurika y'Epfo. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati: Leta y'u Rwanda yatangaje urutonde rw'abantu 25 ishinja gutera inkunga no gushishikariza ibikorwa by'iterabwoba. Muri bo harimo uwahoze ari generali mu ngabo z'u Rwanda RDF Kayumba Nyamwasa uba mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Kigali ivuga ko afite ahahurira n'ibitero by'amasasu ya grenade n'umutwe wa Fdrl, ariko we arabihakana byose, avuga ko ari uburyo bwa politiki bwo kumuhiga. Uwahoze ari generali ubari kumwe natwe muri ikiganiro. Mwiriwe neza generali, mbanje kukubaza, ese iyo umuntu abaye generali mu gisirikare ahora ari generali ubuzima bwe bwose? Kayumba Nyamwasa ati yego, iyo wabaye generali uba uri generali ubuzima bwawe bwose. Umunyamakuru ati narindi kubitekerezaho niba ariko bimeze cyangwa atari ko bimeze, ariko nka perezida cyangwa ambasaderi batakaza ububasha ariko izina rikagumaho. Ndabashimira cyane kuba mwemeye kuganira natwe. Reka tugaruke ku birego bya Leta y'u Rwanda ivuga ko mutera inkunga cyangwa mushishikariza ibikorwa by'iterabwoba mu byitwaramo mute. Kayumba Nyamwasa ati ni ibintu basanzwe bakora, bahohotera abaturage bakabica, hanyuma bakabeshyera abo bishwe ngo nibo bagize nabi. Nta kuri na guke kurimo ibyo bamvugaho, bimaze imyaka kuva muri 2010 ariko ntibarigera babihagarika. Uzi neza ko nigeze kurasirwa hano muri Afurika y'Epfo, naho inshuti yanjye Patrick Karegeya yo ikicirwa hano. Ubu noneho baravuga ko bagiye gusaba Afurika y'Epfo kuduhiga ngo bazaduhige hano muri Afurika y'Epfo. Ku bwabo Afurika y'Epfo nta bwigenge ifite, bumva ko bashobora guhiga umuntu ahari hose ku isi. Ibyo ni ibintu bisanzwe bikorwa n'abategetsi b'abanyagitugu. Umunyamakuru ati abantu bashobora kuba batamenye neza ibyawe cyangwa bataramenye neza ibyawe, urwo rugomo wavuze ko Patrick Karegeya yishwe hano. Wadusobanurira mu ncamake uko waje kugera muri Afurika y'Epfo n'icyatumye uhungira hano, kuko nkuko tubizi rimwe na rimwe umuntu umwe yitwa intwari undi akitwa umuhotozi bitewe n'uruhande ureberamo ibintu. Ushobora kutubwira uko byagenze kuva uva mu Rwanda kugeza uba hano? Kayumba Nyamwasa ati nagize muri Afurika y'Epfo nyuma yo kuva mu Buhinde aho nari ambasaderi w'u Rwanda. Naje mu Rwanda mu muhango wo gushyingura mama, ariko mpageze baramvuga bavuga ko ngo nigeze kuvugana na Patrick Karegeya wari warahunze akajya hano muri Afurika y'Epfo, kandi koko yari inshuti yanjye. Nyuma yaho natangiye kubona banshinja ngo ndi kumwe nawe muri gahunda z'iterabwoba, kandi Patrick atari umuntu w'umuterabwoba cyangwa wakoraga ibikorwa by'iterabwoba. Uko niko bamuhize bagera hano baranamwica. Ngewe rero naje hano kubera ko mu Rwanda ibintu byari byaramaze kuba bibi. Icyambere, sinigeze nemera uburyo Kagame yakuyeho perezida Pastor Bizimungu mu mwaka wa 2000. Ibyo biranditse neza mu mateka. Sinigeze nemera nuko amatora yo muri 2003 yibwe, aho Kagame yiyandikiye amajwi 95%. Twe abo twarwaniraga intambara cyangwa igihe twarwanaga intambara yo kubohora u Rwanda, twari dufite gahunda y'ibyiciro 8 harimo gushyiraho demokarasi mu gihugu. None se umuntu yabarirwa amajwi 95% cyangwa 99% mu matora akavuga ko abantu bamuhisemo mu bwisanzure? Nge sinari umusazi cyangwa umuginga ngo ndwane intambara yo kubaka demokarasi hanyuma niyobore ubutegetsi bw'igitugu. Ibyo sibyo byatumye njya ku rugamba.
umunyamakuru yamaje ati none se generali, mu gihe wavuze ko wajyaga ku rugamba uharanira demokarasi, wigeze ugirana imikoranire na Fdrl nk'uko leta ibivuga? Ubu se uracyafitanye isano na Fdrl cyangwa se n'umutwe wa RNC bivugwa ko ukuriye? Kayumba Nyamwasa ati urabizi neza nari umunyamuryango w'ishyaka RPF Inkotanyi ndetse nari n'umuyobozi w'ingabo za RDF. Twebwe nitwe twarwanya intambara yo kurwanya FARC. Iyo ngiyo nyine yavuyemo Fdrl. Ninjye wayoboraga urugamba mu majyaruguru y'u Rwanda turwanya abarwanyi bari barahungiyeyo nyuma ya jenoside. Bityo rero umuntu ushaka kuvuga ngo mfitanye isano na Fdrl aba ari umurwayi wo mu mutwe, kuko buri munyarwanda wese azi neza ko ndi umututsi kandi jenoside yakorewe abatutsi. None se ni gute nashobora kuba umututsi warwanye na Fdrl hanyuma ngo umbe umuntu uyifasha? Ibyo ni ukwigiza nkana. Abantu bamwe bumva ngo iyo uri umututsi ni ngombwa ko ushyigikira Kagame nubwo yaba ari umunyagitugu. Nge siko mbibona. Kuba ndi umututsi ntibivuze ko ngomba gushyigikira ikibi. Umunyamakuru ati ndabibona neza. None se nkubaze kubirebana n'umuryango wawe. Muramu wawe Frank Ntwari nawe ashinjwa kuba akorana n'imitwe yitwaje intwaro. Wabwira iki abantu kuri ibirego bireba umuryango wawe n'uburyo mwaba mukomeje gukorana muri politiki? Umuryango wawe uracyari mu Rwanda cyangwa wose wabaye impunzi, bose bari mu mahanga? Kayumba Nyamwasa ati oya, umuryango wanjye ntabwo ukorera politiki, ntabwo uba muri politiki y'u Rwanda. Leta ivuga ko ngo dutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, ariko se amafaranga yo gukora ibyo bavuga tuyakurayo? Mu by'ukuri nta bitero by'iterabwoba bihari mu Rwanda. U Rwanda ruvuga ko hari abarwanyi ba Fdrl, ariko ubona ko ubu butaka bwose bamaze gufata, cyangwa abo ba Fdrl bari baramaze gufata, busanzwe buri maboko y'ingabo za RDF ubu ngubu n'abarwanyi ba M23 muri Congo. None se niba abo barwanyi bakiri muri Congo, kuki batabafata? Ikindi, buri mwaka raporo ebyiri z'inzobere za Loni zisohoka zivuga ko mu mutekano n'imitwe yitwaje intwaro, iyo tuba dufitanye isano na Fdrl cyangwa n'undi mutwe, amazina yacu yari kuba yaragaragajwe muri izo raporo, ariko ntaho yabonetse. Impamvu nyayo nuko turi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nibyo rwose turi abanyapolitiki bo mu ishyaka RNC, Rwanda National Congress. Ni ishyaka ryemera amahoro, rikora mu buryo bwemewe, ridashishikariza urugomo. Ariko mu Rwanda iyo uri mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bahita bakwita umuterabwoba. Niyo mpamvu Victoire Ingabire akomeza gufungwa, asohoka agasubizwamo kuko bamurega ibyo bintu. Yavuye mu Buholandi aje mu Rwanda kugira ngo yiyamamaze, ariko ubu amaze imyaka afungwa, bamwita umuterabwoba cyangwa ikihebe. Mu Rwanda n'umunyamakuru wese ugerageje kunenga guverinoma ahita yitwa umuterabwoba. Nta bwisanzure buhari. Iyo umuntu atsinze amatora ku majwi 99%, ninde ushobora kuvuga ko habayeho amashyaka atavuga rumwe? Niyo mpamvu tuvuga ko turi muri opposition, kandi ibyo ni uburenganzira bwacu. Umunyamakuru yakomeje kubaza Faustin Kayumba Nyamwasa ati none se u Rwanda ruhetse gushyira amazina yanyu ku rutonde rw'abantu 25 bashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, harimo n'igihembo cyo gufunga konte cyangwa kubakurikirana n'ibigo mpuzamahanga nk'ibicunga amafaranga. Mu byitwaramo mute? Mwaba mufite inzira yo kwiyambaza amategeko kugira ngo mugaragaze ko ibyo birego ari ibinyoma? Kayumba Nyamwasa ati yego turabifite, ariko mu by'ukuri ntacyo tuzabikoraho kuko ibyo bavuga nta kuri kurimo, ni ibinyoma bidafite ishingiro. U Rwanda rukoresha ibinyoma mu nzego mpuzamahanga, rufite umuco wo gushyira amazina y'abantu mu bitabo byaba ruharwa, ariko ntirushobore kugaragaza ibimenyetso. Urugero, bavuga ko twateye grenade mu Rwanda muri 2010, kandi icyo gihe narindi ambasaderi mu Buhinde. Ntibishoboka. Nyuma bahimbira Patrick Karegeya na Ingabire Victoire ngo nibo babikoze. Iyo igihe nagereye muri Afurika y'Epfo bahise bavuga ko ngo ninjye na Patrick
ni uburyo busanzwe bakoresha bwo kuyobya uburari no gushinja abandi ibinyoma. Umunyamakuru ati reka tuvuge ku birebana n'umuryango cyangwa inshuti zanyu ziri hanze. Haravuga ko hari umuntu witwa Rusagara uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvugwa ko afasha gukusanya inkunga yo kubunganira mu rwego rw'amategeko ku birego Leta y'u Rwanda ibashyiriraho. Wabidutangariza iki? Kayumba Nyamwasa ati nibyo, ibyo ni ukuri, iyo ni inzira yemewe n'amategeko. Hari ibikorwa by'ubufasha ku buryo bwemewe bigaragara no ku mbuga nkoranyambaga kandi bifite intego yo kudufasha kwirwanaho mu buryo bw'amategeko. Nta kibi kirimo, ndetse na Kagame ubwe iyo ahanganye n'ibirego ku rwego mpuzamahanga nawe akusanya inkunga ngo yishyure abamwunganira. N'uburenganzira bwacu nk'abantu bashinjwa ibinyoma kuba twirwanaho mu nzira z'amategeko. Ibyo nta sano namba bifitanye n'iterabwoba. Iyo umuntu ashyiriweho ibirego bishingiye ku binyoma agomba kwirwanaho, n'uburenganzira bwe bwo kwivuganira no kwiregura. Umunyamakuru ati ariko hari n'amakuru avuga ko mutunze mubaye mu buzima buhenze cyane hano muri Afurika y'Epfo, mukabeshyirwa ko amafaranga y'umutwe wa RNC muyakoresha mu nyungu zanyu bwite, kandi ngo nibyo byanatumye ishyaka ryanyu ritandukana mu byiciro bitandukanye. Wabisobanura uti? Kayumba Nyamwasa ati ibyo byose ni ibinyoma. Hari igihe bavuga ngo ndimo kubaho mu bukene, ikindi gihe ngo ndi kubaho mu bukire bukabije. Mbese barivuguruza. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ibyo ntunze cyangwa ngo asobanure uko mbayeho. Afurika y'Epfo ni igihugu gifunguye aho buri wese ashobora gukora akiteza imbere akabaho mu buzima busanzwe. Niba rero hari abantu bo mu ishyaka ryacu bambwira ngo reka tugufashe mu buryo bw'amafaranga kugira ngo nkomeze ibikorwa byacu bya politiki, ibyo ntibireba Leta y'u Rwanda. Kandi niba Kagame we ashobora gutembera mu ndege za leta akagenda hirya no hino ku isi atanga amafaranga aturuka mu mutungo w'igihugu, kuki njyewe batifuza ko inshuti cyangwa abantu mu muryango wanjye bama ubufasha? Ibyo nta cyaha kirimo, ni kwerekana gusa ko bababazwa n'uko ngihagaze mu bikorwa bya politiki. Umunyamakuru ati mu bantu 25 bashyizwe kuri urwo rutonde ndakeka hari bamwe muzi cyangwa mwigeze gukorana. Ese uzi abo bantu mufitanye ubuhe bucuti cyangwa imikoranire? Kayumba Nyamwasa ati yego, bamwe ndabazi, hari abo twigeze gukorana cyangwa dukorana muri politiki, ariko bose ni abantu babaye mu bihugu bitandukanye cyangwa bari mu bihugu bitandukanye. Hari abo mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Canada, muri Amerika n'abandi hano muri Afurika y'Epfo. Icyo mpamya nuko mu Rwanda iyo utagengwa na Kagame cyangwa utamushyigikiye bahita bakwita umuterabwoba cyangwa uhakana jenoside. Njyewe ndi umututsi kandi narwanye intambara yo guhagarika jenoside, none ubu bavuga ko nduhakana jenoside. Njyewe umuterabwoba kubera gusa ko nenga ubutegetsi? Uwo ni umuco wo gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bose abo bavuga ndabazi kandi ndahamya ko ari abantu bazima batari mu bikorwa by'iterabwoba, kandi abo bose ni abaturage b'ibihugu bikomeye nka Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa cyangwa Ububiligi. Iyo koko baba ari abaterabwoba, inzego z'ibyo bihugu zari kubafata, ariko ntabwo birabaho kuko ibyo birego byose ni politiki y'iterabwoba ikora neza na Leta y'u Rwanda ubwayo. Umunyamakuru ati Leta y'u Rwanda kandi yagaragaje umujinya ku buryo Afurika y'Epfo itigeze ifata ingamba zo kubafata cyangwa kuboherereza u Rwanda. Utekereza iki ko igihugu cya Afurika y'Epfo cyazahindura icyemezo mu gihe cyaba gishyizwe igitutu n'u Rwanda? Bizagenda bite niba ibijyanye n'inguzanyo zayo cyangwa umutungo wanyu byahagarikwa? Kayumba Nyamwasa ati
aha muri Afurika y'Epfo amategeko arakora, ni igihugu kigendera kuri demokarasi, ntibashobora gufata umuntu ngo bamushyire mu ndege kubera igitutu cya politike. Urugero ni uko abagerageje kunyica hano babashije gufatwa kandi byemejwe n'inkiko za Afurika y'Epfo ko bakoreraga leta y'u Rwanda. Niba rero hari ibyo bashaka kumbaza bazabinyuza mu rukiko rw'ino ahangaha, so gukorera mu mwijima. Umunyamakuru ati reka dusoze nkubaze ikibazo cya nyuma, ese wumva wizeye umutekano wawe wowe n'abandi banyapolitiki bo mu buhungiro mukomeje kugarukwaho n'u Rwanda, mwumva mufite ubwoba bw'uko mushobora kongera kugabwaho ibitero? Kayumba Nyamwasa ati ni ibintu bimaze kumenyerwa ko leta y'u Rwanda yica impunzi n'abatavuga rumwe nayo aho bari hose, yaba muri Afurika y'Epfo, muri Malawi, Mozambique, Uganda cyangwa Kenya. Hari benshi bamaze kwicwa cyangwa kuba baregwa mu buryo butandukanye, ariko ndashimira leta ya Afurika y'Epfo kuko yo ifite inshingano zo kurinda buri muntu uri ku butaka bwayo, cyane cyane abatangiye ibibazo nk'ibyacu. Njyewe ndabizi ko ndi mu bantu bafite ibyago byo kwibasirwa, ariko niringiye ubutegetsi bwa hano. Umunyamakuru ati none se uratinya ko ubuzima bwawe bushobora gushyirwa mu kaga? Kayumba Nyamwasa ati buri munyarwanda uri mu buhungiro atekereza kuri ibyo, ariko n'abari mu Rwanda ubwabo batinya cyane kurusha twebwe. Rero hari abantu bafatwa nijoro bakabujijwe irengero. Iyo uri mu Rwanda kubaho udatinye cyangwa kubaho uri gutinya ni ibintu bisanzwe, ufite uri gutinya. Iyo uri hanze ubaho nibura witonze, ariko umunyamakuru yahise asoza amubwira ati murakoze cyane generali kubw'ukuri n'ubutwari bwo gusobanura ibitekerezo byanyu. Kayumba Nyamwasa ati murakoze namwe. Ngira ngo rero muracyumvira ikiganiro cya Kayumba Faustin Nyamwasa yajyanye itangazamakuru cyo muri Afurika y'Epfo, aho baganiriye ku bitandukanye, by'umwihariko ku rutonde yashyizweho ku bijyanye no kugaba ibitero mu Rwanda. Kayumba Nyamwasa nk'ibisanzwe ibinyoma bye biramenyerewe, ahita yikuraho ibyo byose akigira umwere. Herald News TV ndabakunda cyane.